nabambanywe nawe kandi nzukana nawe ibyo nkora ibyo mvuga ni Kristo uri muri njye natangiye urugendo ndi kumwe na Yesu umwami wanjye iyo nshitse intege ampa ibyiringiro ngakomeza natangiye urugendo ndi kumwe na Yesu umwami wanjye iyo nshitse intege ampa ibyiringiro ngakomeza nateka zacirwaho naratsindishirijwe sinyiri mu mwijima ndi mu mucyo witangaza oya nateka zacirwaho naratsindishirijwe oya oya sinyiri mu mwijima ndi mu mucyo witangaza ubusinzi uriho ni Kristo muri njye nabambanywe nawe kandi nzukana nawe ibyo nkora ibyo mvuga ni Kristo uri muri ubusinzi uriho ni Kristo muri njye nabambanywe nawe kandi nzukana nawe ibyo nkora n'ibyo mvuga ni Kristo uri muri njye navuga kabiri byose byahindutse bishya kubwa Kristo naracunguwe navuga kabiri byose byahindutse bishya kubwa Kristo haleluya haleluya navuga kabiri byose byahindutse bishya kubwa Yesu navuga kabiri bicaremye gisa zahindutse bishya kubwa Yesu ndi umwana w'Imana ndi umutsinzi ndi igikomangoma kubwa Yesu byose byahindutse bishya turabasuhuje mwese abakurikiye Korali Siloam twabateguriye indirimbo twise ubusinge uriho. Indirimbo igaragara mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice ni 2 ku murongo wa 20 havuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho nyamara singe uriho ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiri mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Aya magambo yerekana ubundi buzima bushya umuntu aba yinjiyemo. Tubibona aho Yesu yigeze aganira na Nikodemo aramubaza ngo nkore iki mwigisha kugira ngo
mbone ubwami bw'Imana cyangwa ninjire muri ubu buzima bushya. Yesu aramubwira ngo nta kindi ngo keretse nuvuka ubwa kabiri. Ubu rero ni ubuzima bushya twaririmbye muri iyi ndirimbo, kuba umuntu avutse ubwa kabiri, avuye mu mwijima yinjiye mu mucyo, ahindutse umwana w'Imana wiheshejwe no kwizera. Ubundi ubusanzwe twebwe tugenda tuyoborwa na kamere zacu, tuyoborwa n'ibitekerezo bindi bisanzwe. Uwo ni umuntu wa kera. Iyo uvutse ubwa kabiri rero kakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uba utangiye kwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Icyo ijambo ry'Imana rivuze ko ari cyiza ukakigira cyiza, icyo ijambo ry'Imana rivuze ko ari kibi ukakigira kibi. Niba ijambo ry'Imana rikubwiye ngo ukwiye kubabarira ukababarira, niba kamere yawe ikubwiye ngo ntukwiye kubabarira ahubwo ukagendera ku ijambo ry'Imana rikubwira. Ubuzima bwacu bwa buri munsi bugizwe n'ibyo umuntu atekereza, n'ibyo umuntu avuga, n'ibyo umuntu akora, noneho bisigara bigengwa n'ijambo ry'Imana. Ukuvuga ngo ubusinge uriho, ukuvuga ngo singigengwa na kamere yanjye, ni Kristo uriho muri njye. Ni ijambo ry'Imana ritangiye kugenda yobora ubuzima bwanjye, kandi ijambo ry'Imana rituyobora mu byiza, mu kazi, mu rugo, mu byo ukora. Ubuzima bwawe bwa buri munsi busigara bugengwa n'ikijambo ry'Imana rikubwira. Ubusinge uriho ni Kristo uriho muri njye. Tubifurije mwese gufashwa n'ijambo kandi no kubaho ubuzima uyoborwa na Kristo, nibwo muba mwinjiye neza mu mugambi w'Imana. Murakoze, turabakunda.